Yes, iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora. Yes, ntabwo nzi kuririmba ariko ibyo ari byo byose message iba yatambutse. I am Valens Kiz. Yes, uyu munsi mfite birthday kabisa. Turi tariki 26 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa karindwi ya 2025. Ni umugisha ukomeye cyane kuba ngejeje uyu munsi, ari niyo mpamvu mfashe uyu mwanya ngo mbanze nshima Imana. Ni ibyo gushimirwa rwose. Nshima Imana kabisa gikomeje kundinda. Hari abajene benshi cyane tungana uyu munsi batakibukwa, bamaze kwigendera, bamaze kuducika, ntango bari banze ubuzima, ahubwo Imana yashimye ko bagenda icyo gihe, ariko nge nshimye Imana uyu munsi ndacyahari. Natangiye ndirimba, nandi kuririmba ngo iby'Imana ikora, iby'Imana ikora biradutangaza. Iby'Imana ikora biradutangaza, nari nyibagiwe, nta n'uwabimenya uko biri, nta n'uwabimenya uko biri. Ibikora mu bumana bwayo, ntabwo twe twabimenya. Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora. Icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo ngize ari byo nkwiriye gukora. Yes, icyo ngicyo ni ikintu cyumvikana cyane. Nshaka gusa novuga akantu gato bijyanye n'ubuzima. Urebye nka kera, umuntu afite nk'imyaka 5, 6, 7 gutya akiri umwana, hari igihe ajya agatekereza akavuga se, areba nk'umuntu ukuze, umukuru kabisa, uvuga ati uyu nguyu ni mukuru, se nanjye nzagira imyaka nk'iyo afite, se nzagera ku byo afite, ese nzaba nkiriho? Nyine urumva ntango tumenya ibiri mu nzagihe. Imana arabiduhisha, tumenya ibyarangiye, tukamenya amateka, tukamenya ibyo turimo uyu munsi, ariko ibizaba ntango tujya tubimenya. Yes, ariko Imana iba ifite umugambi mwiza kuri twe. Urugero nkanjye kera mfite nk'imyaka 5, 6 gutyo, hari ibintu by'ibibazo byakunze kunzira, babizi cyane, munyandikire inbox mbabwire. Yes, ariko nkareba ubuzima bugoye iki, ariko Imana iba ifite ikintu gikomeye cyane iguteganyiriza, kuko turi abana bayo, ntango yaduta, ntango itwirengagiza kabisa, ntabwo yatwirengagiza. Kuko urebye nka kera, byo nahoze mvuga, umuntu aba yagiye akura bigoye, ariko Imana iba ifite umugambi utari muto cyane, utari muto rwose. Urebye ukuntu umuntu yagiye kwiga segonderi, kwiga primaire cyane niho byari bigoye. Primaire rwose abantu twiganye barabizi, byari bigoye cyane. Nkiga igihembwe kimwe, ikindi sinkige, ikindi kikaza, ikindi hakazamo bya bibazo sinkige,
urumva ni ibintu byasaga naho bigoye ku buryo uyu munsi ntagakwiye kuba naranasoje n'iyo primaire cyangwa segonderi, ariko umugambi w'Imana ni munini cyane, ni munini kabisa. Ubu nuzuye amashimwe, nigize kubitekereza kare, ndareba nsubiza amaso inyuma ndareba. Sirowamu yararirimbye ngo umurimo Imana yakoze uruzuye rwose. Sinzi n'ibintu ndirimbo muyizi, ariko ni indirimbo njya nkunda kumva nziza cyane. Uyu munsi rero birthday yanjye natangiye nshimira Imana, ntabwo nabura gushimira nanone kandi n'ababyeyi bagumya kuturera. Njye mba mu rugo, ababyeyi bagumya kuturera baduhereza uburere. Uyu munsi mpamya ko aho ndi uyu munsi kabisa ari ukubw'ababyeyi, baradufasha, bagenda badutera inkunga yaba y'uburere ikomeye cyane, navuga ibitekerezo y'amafaranga, byinshi cyane kabisa, byose nibo kabisa, Imana, ababyeyi. Reka nsoze mbashimira mwese mwagumye kunkurikira ku kiganiro gito nari mfite hano kijyanye na birthday mfite uyu munsi. Reka mbashimire rwose byimazeyo. May God bless you. Ikindi nk'ibisanzwe, niba waramaze gukora subscribe hano, ni iby'agaciro kandi ni umugisha ukomeye cyane kubana nawe. Ikindi, niba utari wamara gukora subscribe, igihe ni iki ngiki, wigenda udakoze subscribe. Like, share, comment zanyu ndazishaka ahangaha hasi. Ikindi, muba update, nshaka kujya nza kabisa tukavugana tukaganira. Gucuranga ndabikomeje, uyu munsi ntabwo nacuranze, ariko numva ari ibintu nkomeje kabisa. Ikindi, share zanyu kabisa ndazishaka. Hari abantu muba mufite audience ndende idakurikira gospel, ariko muba mugomba kubitanga. You are allowed to spread the gospel. Ugomba gutanga gospel kabisa, kuko ni kuba turiho ni ukubera Imana, kandi gospel ibyo nkora ahangaha kuri YouTube ni ibijyanye n'ubundi no kuramya Imana. Ikindi, nkunda gucuranga ariko ntaririmba. Ikintu usabwa ni iki, hari video mperutse gusohora ejo bundi nashyizeho ngo muri description ndandika ngo nta muririmbyi uhari, ariko umuririmbyi ni wowe. Ntabwo nshaka kumva ibi bintu ucecetse, ubyumva, ariko I play the piano, then wowe uri kumva. Nshaka ko ni wowe muririmbyi mfite, umva ariko ugira ute unaririmbi. Lyrics ziba zihari, naho zitari nzi ko indirimbo ngerageza gukora ziri popular cyane. Ikindi, nta ibitekerezo byanyu ndabishaka cyane. Ikintu nyandikira uvuga ati ongera iki, gabanya iki, ibi birapfuye, ongeramo ibi. Ni ibyo ngibyo nifuza. Murakoze cyane. May God bless you.